Hari igihe wumva isi utagikwiye kuyibarizwamo, maze umubabaro ugatwikira umutima wawe nk'igicu cy'icuraburindi, maze amarira n'agahinda n'umubabaro akaba ari byo bisa nk'ibihindutse ibyo kurya byawe bya buri munsi. Wagira ngo utakiye n'umuntu ngo agufashe kwikorera umutwaro, ahubwo akawukwikoreza kurutaho. Gusa ndagira ngo nkwibutse umuntu wa nyawe ukwiriye gutakira ibyo byose, nta wundi ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwo ni we utakira ntakurerege cyangwa ngo akumvire ubusa, kandi humura nta kibazo atabonera igisubizo. Ni umwami utishyira hejuru, si nk'abo mu isi batakumenya. Ese ntiwibuka Zaburi ya 34 umurongo wa 18? Haravuga ati, Uwiteka aba hafi y'abo umutima umenetse, kandi akiza abafite agahinda kenshi. Nshuti yanjye, iyo ubabaye si uko uba uri wenyine, ahubwo hari ijisho ry'Imana riba rikureba, kandi hari n'ukuboko kw'Imana kukugumaho ibihe byose. Kandi menya ko Uwiteka atamenya ibyo uvugishije akanwa kawe gusa, ahubwo amenya n'ibiri mu mutima. Iyo ubabaye aba akureba, na cya gihe ugerageza kuryama ntusinzire aba akuri hafi. Ese ntiwibuka Yesu abwira abigishwa bati, ninde muri mwe umwana yasaba ifi akamuha inzoka, cyangwa ninde umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye? Ati none niba muri babi mukaba mukunda abana banyu, kandi mukabaha ibyo babasaba, none so wo mu ijuru ntazarushaho kubaha ibyo mumusaba? Ahubwo menya ko umubabaro atari ryo herezo ryawe, kandi si umutwaro wikoreye wenyine, ahubwo ni umutwaro wikoreranye n'Uwiteka. Ese ntiwibuka muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10? Uwiteka yarakubwiye ati, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, kandi ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya nkukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzakuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ko gukiranuka kwanjye. Nuko rero mwene data, ntukumve ko ibibazo byawe ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe, ahubwo ujye wibuka ko ahari ikibazo Uwiteka aba yarahashyize n'igisubizo. Nuko Satani ntakakwihebeshe iteka, ahubwo ujye wibuka ko hari umucunguzi wamennye amaraso ku bwawe. Ahari ikibazo haba hari n'igisubizo, kandi ahari umubabaro haba hari n'umunezero. Satani ntakakwereke ko mu bibazo ariho ugomba gufatira imyanzuro mibisha, ahubwo ujye urarama mu ijuru urebe umucunguzi, nawe azagukiza kandi akunezeza. Ese ntiwibuka Hana ko yariraga akaboroga kubera kubura urubyaro, maze agira agahinda kenshi kugera aho bamubona nk'umusinzi kubera ibibazo byinshi? Ariko nyuma yaje kubyikuramo amenya ko hari Imana ishobora byose, maze afata umwanzuro wo kugana ku Uwiteka aramutakambira, maze Uwiteka amwereka ko bari kumwe nawe amukiza umubabaro wose. Nuko rero mwene data, nawe gana Uwiteka azakuruhura. Wikumva ko ibibazo byose uba uri wenyine, kandi kuganyira abantu ntacyo byakumarira. Ahubwo ujye wibuka ko Uwiteka ari we ufite urufunguzo rwa byose. Kandi ujye wibuka ko Uwiteka atatwibagiwe.